benshi hano mu mahanga atandukanye bagirayo ugasanga barimo kubyara nk'abana, abana bagakura batazi ururimi rw'ababyeyi babo rwa kavukire. Icyo ntabwo ari ikintu cyiza. Hello everyone, welcome back to HC English and Kinyarwanda TV. I am greeting everybody. How are you doing today? I'm wishing you a happy new year of 2025 in advance. So today I'm going to talk about why I don't put enough videos here on channel. So there is some reasons, there is a couple reasons that I want to explain to my subscribers. Nizere ko mumeze neza rero aho muherereye hose mu mpande zose zitandukanye z'isi, ari abari muri Afurika, i Burundi no mu Rwanda, ndabasuje cyane. Muri ab'agaciro kuri iyi channel yanyu ndetse channel yacu. Nkongera ngasuhuza abaherereye muri Canada, nkongera ngasuhuza abari muri Amerika mu ma state atandukanye. Mwese amahoro y'Imana abane namwe n'imiryango yanyu. Kandi noneho ndanabifuriza umwaka mushya wa 2025 uzabere mwiza ku miryango yanyu ndetse no ku nshuti zanyu. Kandi nkaba nifuriza buri wese kuzinjira muri uyu mwaka tugiye gutangira ari muzima ndetse n'abe bose bari hamwe. Ubwo rero uyu munsi noneho tugiye kuganira, ntabwo tugiye kwiga nk'ibisanzwe, tugiye kuganira ku kantu gato. Tugiye kuganira, hari abantu benshi bajya bibazaho mbese kubera iki iyi channel mudakunda gushyiraho amavideo menshi, kubera ko mudashyiraho amavideo menshi kugira ngo dukomeze twige. Ngiye kubabwira impamvu ntayashyiraho cyane, nihe mpamvu ibintera, niyo tugiye kurebera hamwe cyangwa tugiye kumva. Abenshi rero mukunda kubona izo video nkeya nkunda gushyiraho, ni ukubera umwanya mutoya mba mfite, nta mwanya uhagije mba mfite wo gukora video buri munsi, ku buryo nagira aka kazi ko kwigisha, akazi kanjye ka buri munsi kantunga buri munsi. Ariko niba mubishaka, ni mwebwe ba boss banjye, njye nkaba umukozi wanyu, sibyo? Mugiye munsapotinga mugakora subscribe mwese abareba iyi channel, kuko tureba umubare munini w'abareba, ntabwo baba barakoze subscribe, ntabwo baba barakanze kuri ahantu hatukura hasi. Umuntu wese uzajya ureba iyi channel turamushishikariza kugira ngo ujye ukora subscribe. Nibura umwaka utaha tuzabe dufite 100,000 cyangwa n'ibihumbi 200, sibyo? Uko channel ifite abasubscribers benshi, abantu bayikurikiye ari benshi biyandikishije bakanayireba ari benshi, niko hagira ikinjira kuri iyo channel, bikaba byashyigikira umuntu ukora uwo murimo kuba yawitaho cyane, yawukora buri munsi nk'akazi ke. Ubwo rero murumva yuko akazi ka YouTube ntabwo kagutunga n'umuryango wawe, ntabwo hari abo gatunze kubera bafite abantu benshi babyitaho nyine babireba cyangwa bakora subscribe ari benshi. Ako kazi kakaba katunga umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi bitamusabye kujya gushaka akandi kazi ku ruhande. Ubwo rero mu bisanzwe ndi umukozi, ndi umunyeshuri, ibyo bikaba biri muri bimwe byampugije bituma ntabona umwanya uhagije wo kuza gutanga video buri munsi, nkabahereza video zishoboka nkeya cyane. Ubwo rero turabashishikariza buri wese kugira ngo adushyigikire kuri uyu muyoboro wa YouTube, mu byo twigisha mu bisharinge, mubigeze ku bandi, kandi nibuka gushyiraho subscribe na comment y'ibyo mwifuza yuko twabagezaho. Rero abenshi bagiye babinsaba muri comment ngo mbese waduhereza nimero zawe, waduhereza ngo group ya WhatsApp twaduhuriramo. Byanjya mbibona, ariko igisubizo twarakibaboneye. Ubu ngubu tugiye kuyatwigira noneho ahandi hatari hano kuri channel ya YouTube gusa, twabishyize no ku rundi rwego, tugiye kuyatwigira no ku murongo wundi usanzwe. Ubwo twadushishikariza na buri muntu wese, abandi bagiye bandika muri comment ngo dukeneye kwigira ku ruhande, wajya utwigisha. Urumva ntabwo najya nigisha buri muntu ku ruhande rwe ngo mbishobore, ahubwo noneho tuzatwigira hamwe. Ubwo ababikeneye turaza kubahereza nimero muzahamagara kugira ngo babwire ibisabwa. Aho waba uherereye hose kandi turabibutsa yuko wakwiyandikisha, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Amerika, mbese aho waba uherereye hose ku isi tuzakomeza twigane kuri urwo
rubuga rundi. Noneho ku kijyanye n'amashuri, uyu mwaka nibwo nasoje icyiciro cyanjye cya kaminuza cya kabiri muri bachelors, ubwo nabyo bikaba byari bimpugije urumva yuko na graduatinze muri uyu mwaka. Ibyo nabyo byatumye mpuga kuba umunyeshuri, kuba umubyeyi. Ni umubyeyi, mfite abana babiri, mfite n'ako kazi kandi, urumva ibyo byose ni ibintu biba bindeba muri iyi Amerika. Ntuye hano rero aho abantu batagira abantu babafasha wenda mu rugo mu yindi mirimo, ugasanga ibintu byose nyine biba bireba umuntu umwe, sibyo? Ibyo nibyo bituma ntaboneka cyane, ariko ndabashishikariza kugira ngo dushyigikire, noneho natwe dukore cyane ibyo mwifuza. None murabyumva mute? Muduhe ibitekerezo aho hasi, mutubwire se n'ibindi bitekerezo mwaba mufite kuri iyi channel yacu, kugira ngo n'ubundi tubakorere ibyo mwifuza. Ariko icyo kintu nyamukuru, mwibuke kwandikira iriya nimero tugiye kubahereza ku bakeneye kujya bigira ku ruhande byimbitse, bakigana n'abandi barimu b'inzobere mu bijyanye n'indimi. Abantu bose turabashishikariza kugira ngo mwiyandikishe aho waba uherereye hose. Noneho by'umwihariko abantu batuye muri state ya Ohio, mu mujyi wa Dayton n'indi mijyi mito ihakikije, mwebwe mufite ishuri noneho ry'icyongereza, ishuri ryo kujya kwigiramo, ukaba wajya kwigira muri classe, ugahura n'abarimu bakwigisha mu bijyanye n'icyongereza ndetse n'izindi serivisi zijyanye na education. Ibyo byose muzaba mubibona ku bantu batuye mu mujyi wa Dayton, Ohio. Turabasaba rero kugira ngo mutwandikire kubifuza kwiyandikisha muri iryo shuri ry'icyongereza, kandi abenshi n'ubundi dusanzwe duhura, mukatubwira ko muri abakunzi ba HC. Rero mukomeze mushyigikire iyi channel, mushyigikire ibitekerezo byayo, muniyandikisha ku babikeneye, ku babishoboye. Turahari ku bwanyu. Noneho muri iryo shuri ry'icyongereza hazaba harimo n'izindi serivisi, by'umwihariko ku bantu batuye muri Amerika muri rusange, kubigisha ibijyanye n'ubwenegihugu. Aho waba uherereye kandi hose muri Amerika, turagusaba kwiyandikisha kugira ngo wige ibijyanye n'ubwenegihugu. Hari abo bigora kubera ururimi rw'icyongereza, ugasanga umaze nk'imyaka 5, 6, 7, 8 utarajya gukora. Ubu turasaba buri muntu wese guhera ku bamaze imyaka 3 kugira ngo batangire kwiga hakiri kare. Ya myaka 5 umuntu aboneraho ubwenegihugu izajya igera uri tayari, witeguye kuba wakorera ubwenegihugu. Ubwo rero mu buryo tuzatubafashamo harimo kubigisha nk'ibisanzwe, n'ubundi murabizi abo twatangiranye hano kuri co, nuko twagiye twiga ibintu bijyanye n'ubwenegihugu. Hari ibibazo twagiye tunyuzaho, abenshi barabizi. Noneho turi kugira ngo tujye tubyiga, tunabafasha kubyiga mu Kinyarwanda, kuko hari ukuntu umuntu yiga ugasanga yaborotse ikintu mu mutwe ariko atazi icyo gisobanura mu Kinyarwanda. Ubwo rero kuboroka ikintu mu mutwe uzi n'icyo bisobanura, ibyo ngibyo bigufasha cyane kugira ngo wige neza, bigume mu mutwe. Noneho na cya gihe cyo kujya gukora ikizamini cyawe, kuri cya gihe cyibazwa, bizakorohere kugira ngo utsinde bya bibazo 10 babaza, ugatsindamo ibibazo 6. Ubwo rero turashishikariza buri muntu wese ubikeneye kugira ngo mutangire mwige hakiri kare, noneho imyaka 5 ijya igera ubwenegihugu bwa Amerika uba ufite. Ibi ngibi birareba abantu bari mu mastate atandukanye, abari hanze ya Amerika iby'ubwenegihugu byo ntabwo bibareba. Ubwo rero mukaba mwakwandikira iyo nimero turi buze gushyiraho, irimo aho muri screen, urayandikira bakubwire ibisabwa kugira ngo wige, yaba ari icyongereza cyangwa iby'ubwenegihugu. Ubwo tuzatubasobanurira uko serivisi ziteye. Ubwo rero ururimi muzi ko ari ikintu cy'ingenzi. Ururimi ni ikintu cy'umuco. Mu muco wundi habamo no kugira ngo umuntu amenye ururimi rwe kavukire, sibyo? Benshi hano mu mahanga atandukanye bagirayo, ugasanga barimo kubyara nk'abana, abana bagakura batazi ururimi rw'ababyeyi babo rwa kavukire. Icyo ntabwo ari ikintu cyiza. Tujye tumenya yuko ururimi rwacu ari indangagaciro, ari indangamuco, ari ikintu kiranga umuco w'ahantu uturuka. Nk'urugero, hari ukuntu wenda nk'abanyeshuri hano mu mahanga bajya mu ishuri, ugasanga nk'umunyeshuri afite nk'amazina y'amanyamahanga gusa. Ugasanga nk'umuntu yitwa Smith Jenny, ukumva ni amazina nyine y'abantu bo mu mahanga gusa. Noneho hari igihe abantu bakwitiranyije bagahita bumva yuko nawe uri umuntu w'aho mu mahanga usanzwe, ntibamenye ko ufite ahandi hantu uturuka. Rero ikintu kiranga umuco ni ururimi. Abana banyu mujye mushiramo kubita amazina y'Ikinyarwanda cyangwa Igiswahili cyangwa izindi ndimi zitandukanye zanyu za kavukire. Ni ikintu kiranga umuco muri rusange. Niba umwana we yitwa Akeza,
umuntu azavuga iryo zina Akeza ahita yumva si irinyamerika, mbese ntabwo ari iryo muri izi state dutuyemo, ntabwo ari ibyo muri hano muri Amerika, ahubwo agahita yumva iryo zina hari ahantu ritandukaniye n'amazina ya hano, bigatuma amenya ngo uyu muntu aturuka hehe. Icyo kintu nacyo abantu bajya bacyitaho kugira ngo bakomeze ururimi, umuco, bita amazina abana babo, naho ibyo kwita amazina y'amanyamerika gusa umwana usanga yakuze atiyumvamo n'ahantu aturuka. Sinzi niba ibintu ndi kubabwira ari ngombwa kubyumva, ariko ndiyumvisha ko ku ruhande rwanjye ari ikintu twaba twibutsanya nk'abantu baturuka hariya hakurya. Tujye twibuka kwita abana bacu amazina y'ikinyarwanda cyangwa amazina y'indimi zacu za kavukire. Icyo nacyo ni ikintu kiranga n'indangamuntu muri make nayo. Nk'ubu ngiye mu ishuri nshobora kugenda ndi hamwe n'abazungu, ndi hamwe n'abanyamahanga, bahita bumva izina ryanjye rya mbere nitwa Ingabire, agahita avuga ati oh where are you from, uturuka hehe, iri zina ryawe risobanura gute, barisoma gute, watubwira. Mbese ukumva bishishikaje umuntu kumva yuko ahita yamenya usomera bw'iryo zina ryanjye, yumva ururimi rwo ruturuka muri iryo zina ryanjye, mbese ukumva bishishikarije umuntu kugira ngo amenye njyewe, agahita ambaza ati uturuka he, mu kihe gihugu, bimeze gutya, ugasanga nyine duhise tuganira kubera ko yumvise rya zina ryanjye hari ahantu runaka rikomoka. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi mwa bantu mwe, ndabibashishikariza kugira ngo tunige ikinyarwanda kandi tunamenya kugikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuteye kugenda twibagirwe uyu muco wacu. Umuco ugizwe n'ibintu byinshi, ariko n'ururimi ni ikintu kimwe kigize umuco. Ubwo rero dukomeze twigira, dusabana kandi tunakundana, sibyo? None rero hano ni ubuzima butandukanye umuntu agenda anyuramo hano muri Amerika. Hari abenshi bibaza ngo wagiye ku ishuri gute, mbese ibintu byo kwiga muri Amerika biba bimeze gute. Hari abenshi baba batabisobanukiwe, akibaza ati ese ujya ku ishuri ukishyura amafaranga yawe. Ibyo niba hari abashaka kubimenya nabyo twazabiganiraho birambuye, ariko ntacyo ndabanyuriramo muri make ukuntu ibintu biba byitwaye ahangaha. Natangiriye segondere hano imyaka 3, nirangije mpita nkomeza muri kaminuza ya hano muri Amerika, noneho ni imyaka 4 narangije. Ubwo ni urugendo rutari runyoroheye mu kwiga gukora kandi n'umubyeyi, ariko nyine hari ukuntu nyine leta igenda ibigufashamo, ikagufasha kwishyura aho bikwiriye. Hari imishinga cyangwa scholarship ugenda wapurika kugira ngo agufashe mu bintu bijyanye n'imyigire, ubwo iyo bikunze baragufasha ukiga. Rero nkaba nshishikariza kandi na barumuna bacu cyangwa basaza bacu, bakuru bacu, abakeneye kujya mu ishuri ngo ntibatinye rwose, mujye kwiga, amashuri rwose arahari, wakwiga uramutse ubikeneye, ntugatinye ngo se nzishyura iki, ahubwo hari ama scholarship menshi umuntu agenda yapurika kugira ngo amufashe mu bijyanye n'imyigire hano, kuko baba bakeneye ko abantu bajya mu ishuri bakiga. Ariko ujya usanga urubyiruko rwinshi rugera hano muri Amerika hahandi bitaga ngo ni mu ijuru rito, ukaza ugasanga uhafashe nyine ukuntu amahirwe yawe wiyumvishaga yuko uramutse ugeze mu mahanga wayakoresha, ugasanga uyashyize ku ruhande. Ibyo bintu mwe kujya mubyibagirwa ni ukuri, kuko ndibuka yuko abenshi bakiri hariya hakurya bavuga ati yewe Imana imfashije nagera mu mahanga nanjye nkiga, umva nakwiga nkagera hariya nkagira gute, ugapanga imishinga myinshi. Ariko iyo umaze kuhagera usanga kubera y'amafaranga yo muri kampani ujya gukorera, wiguriye imodoka, wiguriye telefone yawe ushaka, ugasanga bikibagije ya mishinga wavugaga, bya bintu wifuzaga ukiri hariya hakurya iwanyu. Ubwo rero nashishikariza abantu ngo amafaranga nubwo tugera no twayakorera ntabwo azahoraho mpaka. Uramutse wize ugize akantu wongera ku bumenyi ufite cyangwa kuri segonderi yawe warangije, hari icyo byakugezaho, sibyo? Rero abana bacu, barumuna bacu rwose mbateye kuraje, ntimurangize segonderi ngo muhite mwumva mwajya gukorera aya mafaranga yo mu makampani. Ndabizi ko ubuzi burahari, urangiza segonderi ugahita utangira akazi, ariko ntabwo ari amafaranga ahoraho. Uramutse wize iyi myaka 4 cyangwa ukanakomeza, hari icyo byazagufasha, ugasanga uri kwikorera akazi katakuvunnye, ugasanga uri gukora akazi koroshye nyine kubera ko wagize ute, kubera ko wagiye mu ishuri. Ubwo rero mureke kurangiza segonderi ngo muhite muhagarara, nimukomeze. Ntabwo uzi aho ubuzima buzakujyana ejo hazaza, ntabwo uzi ngo bizaba bimeze gute, kandi ugasanga wariburije amahirwe muri cya gihe cyawe cyatambutse. Iyo ni inama nagiraga abandi bantu muri rusange, kandi nshishikariza nashimira ababyeyi bafasha abana babo kugira ngo bakomeze amashuri hano muri Amerika, kuko abenshi ndibuka ko hari ukuntu umuntu yabonaga nka buruse
bakamubwira tuzakwiga nko muri Amerika, uzajya umva byabaga ari ibyishimo ku muryango n'inshuti, mbese abantu bose bakabyishimira. Ariko nshishikazwa cyangwa ntangazwa n'ukuntu abantu bagera hano bafite amahirwe yo kuba bajya kwiga, ariko ugasanga ageze hano abonye amahirwe yo kujya muri segonderi, yaje ari umwana muto, yarangiza akabyima agaciro. Nimwihangane mukomeze, kuko nyine igihugu kiyoborwa n'abantu bize, utarize ndabizi ko nawe hari abayobora, ariko iyo wize hari ahantu bikugeza, hari aho ugeza igihugu, hari aho ugeza umuryango wawe muri rusange. Ubwo rero nshishikariza abantu kugira ngo ishuri naryo rirakenewe ku bana bakiri bato ndetse n'abakuru. Nawe niba wiyumvisha ko ukeneye kujya mu ishuri uri umubyeyi w'abana 5, 6, rwose amashuri ni ku giti cyawe, ni ahawe kugira ngo ushyiremo intambwe yawe, uvuga ati nanjye ndahagurutse ndakomeje ngiye kwiga. Ubwo rero mukomeze mukore subscribe, musangize inshuti zanyu, abavandimwe iyi channel ya HC English and Kinyarwanda TV, kugira ngo dukomeze twigire icyongereza ndetse tunabona izindi serivisi zitandukanye, kandi murashyiramo comment ku byo mwifuza kuri iyi channel, noneho dukomeze tuganire kuri iyo nimero, muze kutwandikira mutubwira abakeneye kwiyandikisha kwiga ibijyanye n'ubwenegihugu, abakeneye kwiga iby'icyongereza, aho waba uherereye hose turabibutsa ko waza kwandikira iyo nimero bakakubwira igisabwa. Murakoze cyane, tuzasubira muri video y'ubutaha. Ciao ciao.